nkunda ngakunda uko ngukunda muri make njye nawe nkunda uko dukundana nkunda uko nkunda ngakunda uko ngukunda nk'agahato nk'uko wowe utetera Kofia mbere umugore tukazabana uko duhora turi beza 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 dusa n'abibera mu isi yacu turihariye turatandukanye oh baby uri umufana wanjye nabo umufana wawe turwanira n'ishyaka tugasangira intsinzi nkunda uko nkunda ngakunda uko ngukunda muri make Gatete Wilson na Umutoni Peace arahari mfite Uwayezu Dieudonné na Muteteri Kofia nibyo dufite Semabuka Eri na Iradukunda Fabiola dufite Kabera Sylvestre na Sirani Leya murakoze cyane ko abageni bacu bahageze reka dutangire umuhango wacu uteganijwe kuri iyi saha baduterejemo bamwe ariko nanone nubwo dufite abandi mu kanya turagerageza kwihutisha kugira ngo tubone uko twakira n'abandi uremera ko tugushyingira na Peace utabyemera iyo utabyemera uvuga ngo nabyaye nawe ureba ko tugushyingira na Peace urakoze cyane Dieudonné uremera ko tugushyingira na Kofia ubu ni umwanya wo kurakara umwanya wo guseka ko gushyingirana na Dieudonné urakoze cyane Elia uremera ko tugushyingirana na Fabiola impamvu tubahaye amashyi no kugira ngo umva rwose ko mwinjiye abageni bacu mbanje kubabaza buriya nta gahato karimo kuko iyo umuntu yemera ikintu nta gahato kaba karimo ariko tubaze abari muri sale namwe muremera ko tubashyingira barabyemera ubwo rero babyiyemera ndetse nabo mukaba mubyemera reka turebe ibirebana n'amategeko ariko dusaba abantu bari muri sale mudufashe ntabwo turi buvuge ngo namwe muvuge hanyuma tugendane umuntu rwose nta burenganzira bw'umuntu nashaka kwiganira aba agiye kugira ngo duhe agaciro abaturiye ni ukubaha agaciro sibyo itegeko rivuga yuko gushyingirwa kwema ari umugabo umwe n'umugore umwe ariko nanone batigeze bakora ukundi gushyingirwa kandi gushyingirwa kwema ni ugukorera imbere y'umwanditsi w'irangamimerere mu butegetsi bwa leta aho muri rero ni muri leta kandi ubusabe bwanyu bwarakiriwe ndetse twarabirebye dusanga ibyangombwa mubyujuje hanyuma ababaherekeje nabo bemeye ko tubashyingira hanyuma nanone igihe twabarangaga nta wigeze aza gutambamira ishyingirwa ryanyu niyo mpamvu nabajije niba bemera ko tubashyingira nimba rero ntawe tuniganywe ijambo kuri abageni twabasaba mukatwemerera ko dukomeza gushyingira abageni bacu dukomeze murakoze cyane tugiye kureba rero ibintu bitatu icya mbere turareba imirimo nshinganwa bashyingiranywe icya kabiri turareba gusesa amasezerano yo gushyingirwa icya gatatu turareba imicungire y'umutungo impano n'izungura by'abashyingiranywe imicungire y'umutungo imukanwa n'utimukanwa w'abageni
itegeko ryongeraho impano, ni ukuvuga ibyo bashobora guhabwa nyuma yo gushyingirwa kwabo. Hanyuma icya gatatu, itegeko ryongeraho izungura, ni ukuvuga ko umwe mu bashyingiranywe ashobora kuzungura umutungo w'iwabo, bityo nawo ukinjira mu mutungo w'umuryango. Niyo mpamvu rero itegeko rivuga imicungire y'umutungo, impano n'izungura by'abashyingiranywe. Duhereye ku ngingo ya mbere, itegeko ry'umuryango nomero 32 ryo mu 2016 mu ngingo yaryo 207 avuga ko umugeni, umukobwa n'umuhungu iyo bamaze kurahira bafashe ku ibendera ry'u Rwanda ndetse bamaze no gusinya cyangwa se gutera igikumwe nk'uko bajya babitubwira, umwe wabaye umugore wabaye umugabo wundi, bityo rero itegeko rikabemerera kubana nk'umugore n'umugabo ndetse mu rugo rumwe. Ubwo nyine bamaze kuvuga mu kanya, itegeko rirabemerera ko genda mukabana nta kibazo kiba kirimo. Icya kabiri ni uburenganzira bungana ku mutungo. Itegeko rivuga ko abashyingiranywe bagira uburenganzira bungana ku mutungo wabo, ariko nanone biraza gusozwa n'ingingo ya nyuma aho buri couple iri buze guhitamo uburyo bw'imicungire y'umutungo buzabafasha mu mibanire yabo. Icya gatatu ni ubuyobozi bw'urugo. Muri iryo tegeko mu ngingo yaryo 109 bivuga yuko umugore n'umugabo bafatanya kuyobora urugo rwabo, kubaka ndetse kugira umuco mwiza no kubaka bugakomeza. Kuvuga rero ni inshinga imwe yonyine barafatanya, ariko dushobora no kuvuga ko bafatanya muri byose kugira ngo urugo rutere imbere. Ubundi ni uko bafatanya mu bintu byose kugira ngo ibigenda neza n'ibitagenda neza buri umwe wese aba abizi, abishakira umuti yabo. Itegeko rivuga ko bafatanya, ni inshinga imwe yonyine yo gufatanya, nta kindi. Gufatanya birumvikana, ntabwo ari ibintu byinshi. Icya gatatu nako icya nyuma ni ukugira uruhare mu gushaka ibitunga urugo. Itegeko rivuga ko abashyingiranywe buri umwe wese agira uruhare mu gushaka ibitunga urugo hakurikije ubushobozi bwe. Ni ukuvuga ufite ubushobozi bwinshi, ufite ubushobozi buke, bose batanga bakurikije ubushobozi bwabo, ariko bagafatanya gushaka ibitunga urugo. Rero bivuze yuko iyo umwe muri bo atabitanze kandi abishaka, icyo gihe umwe muri bo ashobora kuregera urukiko. Abageni bacu rero, uko umwe yari umuseribateri abaho ukwe uko abishaka n'uko abyumva mu mibereho uko yari abayeho, itegeko ryongeraho ibyo bintu maze kubabwira. Umwe yabaga ukwe n'undi abukwe. Itegeko rirongeraho ko mugiye kubana nk'umugore n'umugabo mu rugo rumwe, rukongeraho ko muzagira uburenganzira bungana ku mitungo yanyu, hanyuma rikongeraho yuko buri umwe wese afatanya na mugenzi we kuyobora urugo. Ikindi, mukagira uruhare mwese gushaka ibitungo. Ibi ngibi ni itegeko, ntabwo ari ibyo basaba. Ntabwo babisaba umugore, nabisaba n'umugabo, ariko niko itegeko rivuga, kandi bigomba kubahirizwa uko riri. Mu buryo bubiri. Ubwa mbere ni igihe umwe mu bashyingiranywe yitabye Imana. Iyo nyine usigaye, iyo umwe yitabye Imana, usigaye amasezerano aba yarajyanye na mugenzi we aba arangiriye aho ngaho. Iyo rero amasezerano yarangiye, usigaye ashobora gukorana n'undi andi masezerano, itegeko rimwemerera, ni ukuvuga ko ashobora gushyingira. Iyo ari umugabo rero, itegeko rivuga yuko ashobora gushyingirwa igihe cyose bishakiye. Mu ijambo rimwe, igihe cyose abishakiye. Hanyuma iyo ari umugore, itegeko rivuga ko ategereza iminsi 300 kugira ngo abone gushaka. Ibyo byiza cyane.
abadamu bakavuga ngo barabarenganyije, ariko ntabwo itegeko rijya rirenganya, nta tegeko ry'u Rwanda rirenganya umunyarwanda. Umunyamahanga riramurengera, umunyamahanga ariko umunyarwanda ntishobora kumurenganya. Gusa haba hari impamvu, iyo hagiyeho itegeko haba hari impamvu, ariko zimeze gutya. Ku bigendanye n'umugore, iyo ari we wasigaye ategereza iminsi 300 kugira ngo icyambere umugore washingiranywe n'umugabo, umukobwa washingiranywe n'umusore, akavuga gutya ngo bumvikane neza, urwo rugo abana bavutse muri urwo rugo baba ari ab'uwo mugabo, sibyo? Itegeko rivuga abana bazavuka kwa Gatete bose bazaba ari aba Gatete nyuma yo gushingirwa. Gatete n'abandi turi kumwe niko itegeko rivuga. Ubwo nyine umunsi Fabiola azabyara umuhinde, iyo azamenye ko ari umwana we, kubera ko yavukiye muri urwo rugo kandi barashingiranye, sibyo? Rero nicyo itegeko ryashatse kugira ngo riporoteje, niko navuga, wa mwana uzavuka nyuma y'uko ise yitaba Imana ashobora gupfa asize umugore atwite inda itanagaragara. Iminsi 300 rero ni ukugira ngo uwo mugore niba atwite azabe yabyaye, hanyuma nyuma yo kubyara wa mwana azitwa nyine, ntabwo azitwa umugabo wa nyina, azitwa uwa se, azagira uburenganzira kuri se umubyara. Rero iyo amaze kubyara nawe ashobora gushaka igihe cyose ashakiye nk'uko itegeko ribiteganya, kandi birumvikana. Tumvise rero ko bataturenganyije, ahubwo ari kugira ngo azabeho guporoteja wa mwana wavutse. Uburyo bwa kabiri rero bwo gusesa amasezerano yo gushingirwa ni ugutandukana burundu, bibera mu butabera cyangwa mu rukiko, bikaba kandi ku mpamvu zikurikira. Impamvu ya mbere ni ubusambanyi bw'umwe mu bashingiranywe. Iyo rero hari ufashwe muri bo, mugenzi we akagera urukiko, barabatandukanya. Cya kabiri ni uguta urugo nibura igihe cy'amezi 12 akurikirana. Ni ukuvuga umwe mu bashingiranywe yaravuye mu rugo, mugenzi we atazi aho ari, iyo yaba ari mu kazi niyo yaba ari he, ariko yaragiye nyine mu buryo butazwi cyangwa butashimishije aho babana, akagenda akamara umwaka. Iyo umwaka ushize ataragaruka, icyo gihe umugore cyangwa umugabo wasigaye mu rugo ashobora kuregera urukiko. Hari igihano cy'icyaha gisebeje, ni ukuvuga umwe mu bashingiranywe iyo yakatiwe n'urukiko ku cyaha runaka akanagihanirwa, icyo gihe rero utarakoze icyo cyaha ashobora kumva ko icyakozwe kimuteye ipfunwe, kimuteye kubebera muri sosiyete. Icyo gihe nabyo abisobanura urukiko, gashobora kumutandukana na mugenzi we. Hari ukwanga gutanga ibitunga urugo, twabibonye kare mu itegeko, gutanga ibitunga urugo. Umwe mu bashingiranywe yanze gutanga ibitunga urugo nkana, kuvuga ku bushake, ubushobozi arabufite, ariko ashobora no kuvuga ati umugore wanjye wenda afite amafaranga menshi, nta mpamvu yo kubitanga, cyangwa umugabo wanjye afite menshi, twanjye dukemurira nta mpamvu, ariko twumve ko biri mu mpamvu yatuma utandukana na mugenzi nawe kubera iyo mpamvu. Hari uguhoza undi ku nkeke, ni ukuvuga kumubuza umutekano, kumubuza amahoro mu rugo. Icyo gihe rero nabwo ashaka ibimenyetso bifatika akaregera urukiko, ashobora kubatandukanya. Hari ukumara nibura imyaka 2 abashingiranywe batabana ku bushake bwabo, ni ukuvuga baba basanzwe babana, ariko noneho bakabyumvikanaho, bavuga bati wenda kubera ikibazo dufitanye urumva cyakemuka, umwe abukwe n'undi abukwe, bagafata icyemezo bakabyumvikanaho, umwe akava mu cyumba cye akajya mu kindi, undi agasigara mu kindi, cyangwa se umwe akava mu rugo akajya kureba ahandi aba, ariko baba babyumvikanye. Niyo mpamvu itegeko rivuga ngo umara nibura imyaka 2 batabana ku bushake bwabo, barabyumvikana, umwe akabukwe n'undi akabukwe,
hanyuma bagategereza niba ikibazo bafitanye kiri gukemuka. Iyo rero hashize imyaka 2 batongeye kwiyunga ngo babane nk'umugore n'umugabo, umwe muri bo ubishaka ashobora kuregera urukiko akagaragaza yuko batabana kandi ibyo bumvikanye bitashyizwe mu bikorwa, hanyuma urukiko rukabatandukanya. Hari ukutabana mu gihe kitarenze amezi 12 akurikirana uhereye igihe habera ishyingirwa. Ni ukuvuga mu ngingo ya mbere twaje gusanga itegeko riduha inshingano yo kubana nk'umugore n'umugabo. Nyuma y'uko tumaze kurahira, nyuma y'uko tumaze gutera igikumwe, duhaye inshingano yo kubana. Iyo hashize umwaka rero abo bashyingiwe batabanye, umwe muri bo ashobora kuregera urukiko rukabatandukanya igihe nta mpamvu igaragara yatumye batabana. Impamvu igaragara wenda ashobora kubaha turi kuwa 4, abageni bacu hari ibyo bagitegura, abenshi wenda ntabwo bazashyingirwa kuwa 6, niho mbona dushyirubwe cyangwa icyumweru. Hari igihe baba bateganya ukwezi kurangiye, biterwa na gahunda y'urusengero, biterwa na gahunda famiye ifite yateganije ubukwe bwabo. Ibyo ngibyo rero itegeko ryarabitekereje, ravuga ngo ntabwo rushobora gutegurwa umwaka wose. Nimba abantu batabanye muri icyo gihe cy'umwaka nta n'impamvu igaragara, ni ukuvuga yuko harimo ucenga undi. Itegeko riri mu bubasha n'uburenganzira kugira ngo umubohore wo kuregera urukiko kugira ngo amuveho, kuko amaze kurahira, amaze no gusinya hano, umwe nyine yabaye umugabo n'undi yabaye umugore w'undi, kandi iryo sezerano riba ribaye nubwo batabanye, nta wundi urikuraho usibye urukiko. Igihe rero batabanye n'ubundi bashaka gukomeza kubaho gutyo, umwe akajya mu bye undi akajya mu bye, ariko umwe aba akiri umugore w'undi, ntabwo biba byavuye. Kugira ngo biveho nuko bajya mu rukiko akagaragaza yuko atabanye na mugenzi we kandi nta n'impamvu ifatika ihari, nawe igituma batabana atabasha kugisobanura. Ariko niba umwe muri bo wenda tuvuga abonye akazi akajya gukorera hanze y'igihugu, kuko nibyo byagorana, we ashobora kubona akazi cyangwa buruse akabona n'ibyangombwa bimujyana kuko yabihawe, ariko umugore we cyangwa umugabo we ntabwo yahita abibona. Icyo gihe rero niba afite na kontara ye yaba ari imyaka 10 bamutegereza, ntabwo urukiko rushobora kuguha gutandukana nawe kubera ko afite impamvu igaragara yatumye batabana. Itari nyinshi, bya bindi byose mubona biba hano haruguru ni imwe muri izi mpamvu bagaragariza urukiko, imwe yonyine, kandi itari muri izi ntabwo urukiko ruyemera. Imwe yonyine muri izi mpamvu niyo bagaragariza urukiko rukabatandukanya. Ndumva rero atari byinshi, ariko nanone nubwo twabifata mu mutwe, ni ibisanzwe, ni ukubivuga kugira ngo nyine n'abantu babimenye, umuntu yigengesere, kuko badushyingiranywe kugira ngo tubane. Rero ko twageza aho abadukuriye bakuru bageze. Soza kino cyiciro ni ingingo irebana n'imicungire y'umutungo, intwaro n'izungura by'abashyingiranywe. Twabiganiraho gato ku wa mbere, ariko reka tubisubiremo kugira ngo abageni bacu baduhitiremo. Itegeko riteganya uburyo 3 bw'imicungire y'umutungo. Kugira ngo kutarimo kubyumva ntabwo twabivuze utahari bw'ivangamutungo w'umuhahano, nayo n'amasezerano bashyingiranywe bagirana gucunga umutungo wabo, ariko bagahurira ku mutungo bagize nyuma yo gushyingirwa kwawo cyangwa uwo bashyizemo igihe cy'ishyingirwa. Ni ukuvuga uwo umwe yari afite ashobora kuwandika hanyuma akawushyira mu mitungo yabo ahuriyeho n'umugore we cyangwa n'umugabo we, bikaba baze y'umutungo bafite mu rugo rwabo. Icyo gihe rero umutungo umwe muri bo asigaranye atawandikishije usigara we ku giti cye, bakanawukoresha icyo ashaka. Hanyuma
bagahurira gusa ku bundi bagize nyuma yo gushyingirwa kwabo. Uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Ivanguramutungo risesuye nabwo ni amasezerano abashyingiranywe bagirana, ariko buri umwe wese afite ibimwanditseho n'afite ibimwanditseho, gusa bagahurira muri gestion y'urugo rwabo. Ubwo buryo rero nk'uko twari twabwize ku wa mbere, twari turi kumwe, twari twabahaye umukoro wo kugenda mugatekereza neza, mukongera mukazaza guhitamo uburyo bw'imicungire y'umutungo turi bushyira mu gitabo cy'irangamimerere, kandi bugiyemo nyine kugira ngo buvemo bisaba yuko bashyingiranywe bagana urukiko kugira ngo bahindure uburyo bw'imicungire y'umutungo mu gitabo cy'irangamimerere. Tumva rero murakoze cyane. ivangamutungo risanzwe. yewe uwayeguzanye umaze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye ko nta gahato ko wowe Mutetera Kofia mbere umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko y'u Rwanda abiteganya. maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye ko nta gahato wowe Uwayezu Dieudonné umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. kwicara muri za bashiki bashimire. Nkunda uko nkunda, ngakunda uko ngukunda, muri make njye nawe nkunda uko dukundana. Nkunda uko nkunda, ngakunda uko ngukunda, mu rukundo rwanjye nawe duhora turi beza, yeah. Duhora turi beza, yeah. Duhora turi beza, oh, duhora turi beza, yeah. Duhora turi beza, yeah. Mwiza umanitswe n'agambere muri Nyamagarama, maze kumva amasezerano agatete musoni agiranye na Musoni Peace, Uwayezu Dieudonné agiranye na Muteteri Elia agiranye na Iradukunda Fabiola, Kabera Sylvestre agiranye na Nziranye Leya, bagiriye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, nshingiye kandi ku bubasha bw'amategeko,
nemeje ko kuvuga bashingira mu nk'uko amategeko abiteganya. Cyangwa acte de mariage aho ari hose none mugiye gusoma umwari umugabo n'umugore yemewe n'amategeko. Ni madamu Bisi ni madamu Gatete Tete ni madamu Dieudonné ushatse wagira utanga igitego ntagira utaguhamagara madamu madamu Eli Fabiola na madamu Sylvestre Bonire. Turabashimira ko mwahisemo neza tukaza gushinga umurenge wacu wa Kagarama, ariko nagira ngo mbibutse mbere yuko dusoza kino cyiciro kimwe n'indahiro umugore hano imbere y'ababyeyi, imbere y'inshuti, imbere y'abavandimwe ndetse n'imbere yanjye n'abahagarariye irangamimerere, tubisa ko turi indahiro gusa ahubwo ari ikintu gikomeye mu gufata ubuzima bwacu. Mugomba kubizirikana ko mwaje hano nta gahato, gusezerana nta gahato ngo itegeko nshinga ribiteganya, ariko tuvuze ko ari mu mutwe ufunga kugira ngo uburwayi burange. Imbere muzaharanira ko uburwayi bukomeye. Burya birababaza iyo dushingiye abantu bagatandukana. Icya mbere cy'ubwanyu wamwihaye igihano nka couple mwamuciyemo kabiri ku muryango bashyigikiye, icyo gihe umuryango uturuka ku mugabo n'umuryango uturuka ku mugore, nibaza ko hazamo gatutsi uko byagenda kose uzatinde icyo gitotsi muzatandukana. Ikindi munahemukiye abana banyu mufite abana, umwana ari kurerwa na se na nyina, akarerwa n'umubyeyi umwe cyangwa se na mukaze cyangwa se n'umugabo wa nyina, ntabwo ari byo. Bizera ko mwafashe icyemezo mubizi neza ko gahunda mugiye kujyamo, proje ni iyanyu, mwatangiye gutekereza uburyo mwakundana, murakundana, igitekerezo mukaba bwenge buri munsi ku mugaragaro, leta ndetse n'ababyeyi babashyigikiye. Ariko turajya tubasubiremo ko nimugera mu rugo aba bose barajya mu miryango yabo, musigaye muri babiri mu cyumba cyabo, mu nzu yabo, mwifatire umwanzuro nk'abantu bakuru nk'umugabo n'umugore bafatanije kuko urwabo rugenda neza. Rero muramenye mutaza kuva hano kumva ko hari ibindi bitegereje, kuko mwakuze mwabaye umuganda mu mugore. Mugomba no kumenya uburyo muteza imbere urugo rwanyu kugira ngo ejo n'abana muzabyara kuko bazaba abana bafite ikibarera, bafite ikibarengera. Abandi tuza tubunganira, ariko abantu bafite urufunguzo mu rugo rwabo gutera imbere rwose, kubaho neza no kubana neza, ni umugabo n'umugore baza gushyingira buri munsi. Abandi tuza ari inama tubagira. Rero turambere tubibutse ko kuzana mukomeze mukundane, ibi by'uyu munsi gusa ngo bizabaherekeza, bizabirage abuzukuru n'abuzukuruza babo. Ikindi tubibutsa ni ibiteganywa n'itegeko ry'umuryango n'abantu aho biteganywa ko ari mu byari igihugu abakozi. Ndabifuriza kubyara mugaheka, ariko mukabyara abana mufitiye ubushobozi kandi mushobora kurera neza, bakazabera abana babatera ishema, ntibabera abana babatera ikibazo mu sosiyete. Ibintu bya bahazareba Imana na nzamurera kimwe na mwibere n'ibikibaho. Dukeneye abana bije bazaba abainjeniyeri, bazaba abayobozi bakuru, bazaba abantu bakugirira akamaro igihugu. Kandi burya bipfira mu muryango. Umwana utashoboye kurera neza, ntarerwe neza ngo agire ubumenyi n'uburere, umuryango ubuhombye, sosiyete ibihombye, ndetse n'igihugu muri rusange turabihombye, kuko ahita ahinduka ikibazo kuko yahinduka igisubizo. Turabifuza no kuzabyara mugaheka mubyaranye urubogozi. Baza ko kuri mwimwe abandi muramwihanganye bafelicite musohoka, hanyuma none ibijyanye na administration murabisanga kuri kunzwe bya nyabyo, ndi mu rukundo rwa nyarwo, uri umukunzi wa nyawe, twikundanire bya nyabyo, nzagukunda nyagukundwa, nzagukunda nk'uko amategeko abiteganya, uri uwanjye w'ibihe byose.
Sagukunda igihe cyose, uri uwanjye w'ibihe byose. Sagukunda igihe cyose, uri inshuti, inshuti nyanshuti, ngaho nyisomere. Ngira ubwoba ko tuzakina, kuko simba nshaka kukuba iruhande. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ngukunda nirwo rwa nyuma mfite, ndaruguhaye rwose, sinkoshidikanyaho kuko nakutagira nukurora inshuti yanjye. Ntemereye ko nzagukunda, haba mu byiza cyangwa mu bibi, twaba dukize twaba dukennye, waba urwaye cyangwa uri muzima. Uri inshuti, inshuti nyanshuti, ngaho nyisomere. Ngira ubwoba ko tuzakina, kuko simba nshaka kukuba iruhande. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Uri inshuti yanjye, uri inshuti yanjye. Pro on the mix. Naguruka ngana mu bihe, nakumenyera hazaza. Oh na, je te jure ndagukunda, and I stay by your side. Ndabirahiriye, iyo duhuje imboni mpita ndemba, bikanyibutsa Imana nkirukanyira gusenga. Uyu mutima gufitiye imyenda, baby nakupenda, ni byinshi bakubwira ariko ntujya ubyemera. Such an angel from above, yeah. Baby can't ugende n'ikiganza tujye far away, nyumvira uko umutima utera, uru rukundo ni forever. Draw me close to you, I will never, never, never leave your side. Nyumvira uko umutima utera, uru rukundo ni forever. Baby can't ugende n'ikiganza tujye far away, nyumvira
duhuje imboni nitandemba ikanyibutsa imana nkirukanyira gusenga uyu mutima gufitiye umwenda baby nakupenda ni byinshi bakubwira ariko ntujya ubyemera such an angel from above baby kakugende bikiganza tujye far away yumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever draw me close to you I will never leave your side yumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever baby kakugende bikiganza tujye far away yumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever draw me close to you I will never leave your side yumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever Bubba Pro on the mix. Close it. turakosa tukababarirana YegoB.com akabi na keza kaza tukagasangira nubwo iminsi yaba mibi turiyumanganya kugira ngo hatagira uwuducishamo ijisho nkunda uko nkunda ngakunda uko ngukunda muri make njye nawe nkunda uko dukundana nkunda uko nkunda ngakunda uko ngukunda mu rukundo rwanjye nawe duhora turi beza 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 dusa nabi niba muricaye iyo twegeranye n'ibyo byiza uyu munsi yitwa Ivan Kalisa Hamadi mbere y'ibindi biganiro byose buriya icyambere nuko turi bwiragiza Imana yaturinze ikadufasha muri uru rugendo twatangiye tumaze iminsi twitegura turasaba rero Mama Gloria kwigira ejuru Imana ibindi noneho turaza guhana imyanya Imana idufashe izina ryawe ry'igiciro turagushima uyu muntu twatangiye igikorwa cy'abana bacu bitegura gushinga urugo mwami aho bigeze hano kugira ngo icyubahiro kuko twamaze kubona ukuboko kwawe muri aka kanya rero utapfa twongeye kukwereka ibintu dukomeze kuba turimo kugira ngo n'ubundi ukomeze kubana natwe kandi aba ari wowe gutegura byose icyo duheje n'imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu mwami Imana uyu munsi twongeye kuwukwereka kandi data tukuragije ibihe bisigaye biri imbere yacu ukomeze kubana natwe tukugirira neza ukomeze kurinda umukwe n'umugeni uri Imana ishobora byose kandi ntakirogoje umugambi wawe data tugeretse kandi tugiye kumwe kandi zose haba hari amafunguro ayo ari yo yose mwami turayakoresha kugira ngo yesu yamumange maze no kumurakunga atunga imbere nawe ikirenze kuri ibyo turakugira urakoze mwami cyubahiro gikomeze kuba cyawe mu izina ryawe Yesu Kristo ibintu byacu by'uyu munsi muzehe tuze kumusaba nawe hejuru aze gutwakirira abashyitsi batugendereye rero ubukwe bwa umuntu amaze kudusengera byinshi arabivuze
kuko hano turi imiryango ibiri yateranye, hari ku mukwe n'umugeni. Nagira ngo rero nk'uko babivuze nabo bahaguruke baze basuhuze imiryango yombi iteranye muri aka kanya, kugira ngo usaba umugeni ahaguruke n'umukwe nawe ahaguruke. Bakwiye mwiriwe mwaho, barakoze. Murabona umukwe wacu ameze neza, mwamubonye? Si ubwa mbere mubonye Dieudonné yabaye asiriye adashaka kutwegera. Kuri hari impamvu atarimo gutuma aseka, ni uko ubu twahereye ku ntangiriro, kandi intangiriro irarushya. Umuryango rero wa University twongeye kubashimira uburyo duhana gahunda, kandi gahunda zose zigacamo. Umuryango wa University rero hano duhuriye, nubwo ari hagati iwabo w'umukobwa n'iwabo w'umukwe, umugeni bw'umukwe ndavuga umugeni, muri agaciro umukobwa kuko ni umudamu. Madamu, urakaza neza mu muryango wa University, turakwishimira. Twakirije tuguhaye intumwa, tuguhaye uwo muntu ajya gufata neza, wabibone ko bitangiye kuba ni muntu uzamuye. Ubu rero turimo kuzivuza, ariko kubera ko twemera Imana, ubu uyu munsi twari tugiye kuguha uburenganzira, ariko ntabwo tuguhaye nk'umuryango. Nawe mugeni ntabwo tuguhaye umugabo, nubwo mwabaye abagabo imbere y'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda, ariko imbere y'umuryango mugari w'abakristo ntabwo tubyemera. Ahubwo ibyo bintu turabiteganyiriza ejo bundi. Itonde rero ntushyuhaguze, ntugire gute, kandi turabona waritonze. Ongera umurebe neza kuko waramurambagije, natwe twamubonye, natwe twararambagije kandi twarashimye. Ongere dutanga amashyi. Nuko rero bigenda mu Kinyarwanda, turasaba umukwe wacu yakira umugeni we. Asabaga uriya musore n'uriya nkumi bazane bakira mu bageni vuba, kuko icyaka bafite ni hariya ahantu bavuye, ni ahantu hakomeye. Burya kuvuga ngo ngewe guhera uyu munsi kuri iyi tariki mbaye umugabo, kandi ndagusinyiye imbere y'amategeko, imbere y'umuhesha bubasha kugira ngo aguhe uburenganzira bwo gushyingiranwa, kuko nawe abanza kugenzura akareba akavuga ati bya bintu nibyo cyangwa si byo. Ubwo rero basanze ko ya minsi 30 basanze rwose nta kibazo kirimo, ariko natwe umuryango twagiye kurambagiza, kuko akatubwira ati hariya akadutungira agatoki, tukajyanayo inzoga za mbere bakazerera, ubwo ahasigaye bazadutegeka n'ibindi tutaruzuza kugira ngo tubyubahirize. Ubwo rero mwese muhawe gahunda ejo bundi ku itariki ya ubarira kuri izi ntoki. Nimubona itariki zagezemo izi eshatu, itariki ya 3 z'ukwezi gutaha, ubwo ikibazo cyawe tuzagikemura nk'umuryango, tuzongera duhure tugire, ariko twakirira umugeni. Nagira ngo rero n'abandi bose kuko mwaje mutugana, ariko tugashima cyane abavandimwe inshuti z'umuryango w'umugeni, nagira ngo bigire hano imbere nabo bazi imbaragutse. Umwe mwatoye mbese kugira ngo ajye ku ruhembe, yigire hano imbere aze turamukanye nk'abasaza twembi. Ariko ubundi mu rugo ni hafi, nuko twashatse ko duhurira hano, ariko tuzamukiza. Kandi nagira ngo n'abari abantu bahaguruke mubanze mugire ntari nakira umusaza, baza wakira umugeni wawe, ntari nakira umusaza ibyo musaza yazanye ureba kubaza agahiye abasaza ndabyemeye ko burya umushyitsi agurisha imbuto. Muzehe burya ubwoba rero umuntu afata icyo ashoboye kandi tukubahiriza n'ibyo bakoze cyane babirangije. MC yabuze yagiye kundeba ariko yibagiye iby'abagenzi babirangije hariya kubabwira.
kurikije neza imizima z'amezi abiri n'izindi twataze kugira ngo itariki ya 3 bitangire nihozaho nta kibazo nta kibazo kozaho mwese rero ku buzima bwacu muryoherwa kandi tugubwe neza kandi bigiye kubera hano byose nagira ngo nongere nshimire mwahabonye hariya umusaza wegereye uriya mukwe wacu uyu mukwe nagira ngo usabe rero uriya musaza ahaguruke adusuhuze ni n'umuntu woroheje kwemera kubyara umwana muri batisimu akamuba hafi akagendana nawe umunsi ku munsi ijoro ku ijoro aba ari ingirakamaro kuko iki gikorwa kugira ngo kigerweho nuko yakigizemo uruhare ari ugaragara ari utagaragara byose yarabikoze kugira ngo mwongere kumushyikiriza nagira ngo mbereke na Marene akamaro ke murakaza Marene bivuga niwe muntu utegura uriya muntu nibigenda neza n'uyu nguyu uzabishimira n'ikimenyimenyi uwo munsi tuzamukurira ubwatsi nitumara kureba ko byose ari byo ko watoje neza tuzongera tuze kugusura turabikwemereye nk'umuryango ariko ubu ngubu ntacyo wakora komeza akazi arakoze cyane Marene n'umusangwa turi kumwe kugira ngo ibi bintu biryohe nuko habaye impande ebyiri hari nk'umugeni hari kugira ngo nawe uhaguruke ugaruke hano twereka abo mwagendanye abo muri kumwe noneho naba hari n'ijambo ufite utubwire uko bimeze ntabwo hari arakoze Twahirwa Jacques umusaza mukuru cyangwa se umuntu uhagarariye umuryango Dieudonné akomokamo mwanya kugira ngo dushobore kuganira namwe nk'umuryango waje uherekeje Apofia mu rwego rw'amategeko. Ndagira ngo mpagurutse abo twagendanye bose sindi buvuge ngo iyo ni nyina wabo uyu ni se wabo uyu ni murumuna we uyu ni mukuru we bose abo twagendanye bahaguruke mubarebe hanyuma babasuhuze ariko yabivuze neza uzakenera kumenya amazina yabo n'abazirwariza abana bacu Apofia na Dieudonné kugira ngo tubanze tubashimire uyu munsi mwiza mwatugejejeho mubahereza amashyi mubashimire ndagira ngo nanone dushimire Imana urugendo abantu baba bagenze ni rurerure ariko kuba tugeze kuri iyi ntambwe na Imana niyo gushimira. Imiryango yombi rero ari umuryango wacu ari umuryango wanyu wa Dieudonné nanone nabo reka tuwushimire. Hanyuma rero uyu munsi wo gusezerana mu mategeko ubundi bari bafite isezerano ni iry'abantu ubwabo. Abantu ubwabo batagize kwemeranya nta kintu bageraho n'ibyo byose ntabwo twageraho, ariko isezerano rikuru ni irya Apofia na Dieudonné nibo bafite ibanga rikuru
ariko noneho bagatera intambwe Imana ikagendana nabo, noneho bakuzuza iby'amategeko abasaba. Abantu benshi batuye, abaturanye, babanye, banabyaranye, ariko batarigeze bakora igikorwa nk'iki. Igikorwa nk'icyo gusezerana amategeko twirirwa babikangurira abantu, twirirwa tubikangurira abantu hirya no hino. Ni ingenzi cyane, ni ingenzi cyane, ni intambwe nziza cyane muteye. Mubaye umugabo n'umugore mu rwego rw'amategeko y'u Rwanda nk'uko abiteganya, nk'uko abiteganya niko kubana n'umugore n'umugabo. Ariko iyo mubanye mutarasezeranye mu rwego rw'amategeko, ngira ngo no kwa padiri ntabwo yagusezeranya, ntabwo padiri yagusezeranya, ntabwo byashoboka. Ariko padiri warakoze ese wasezeranye mu mategeko. So uru ni urwego rwiza, ni intambwe nziza muteye aho mugeze aha ngaha. Hari n'ibindi biri imbere. Ni byiza yego twebwe nk'umuryango nk'ababyeyi ntabwo turabahesha umugisha, ntabwo turabyemera. Ibi turabyemera, turi mu nzira, ariko hari n'ibindi bigomba gukorwa. Ibindi bigomba gukorwa nibyo twarirwa rero yababwiraga ati ntimushyibaguzwe n'umugiye gukenda bizo rwose nabyo murabizi, ariko reka dutegereze ya tariki nayo igere, noneho umuhango wose ugende neza, kandi ndatekereza ko bizagenda neza. Numva rero nta kindi kintu umuntu yakora, ibitegurwa birimo birategurwa, gahunda zose kugira ngo noneho muzabane mubwije byose. Ntabwo mwakora iki gikorwa ngo munanirwe ibiri imbere. Ibiri imbere rero Imana kuba yadushyigikiye, Imana kuba yabashyigikiye, Imana kuba yabanye natwe, tugashobora kugera kuri iyi tariki, tugatera intambwe tukaba twayigezemo. N'ibisigaye ndatekereza ko bizagenda neza, nta na kimwe kizananira. Numva rero nta byinshi byo kuvuga, dufite itariki yo kuzabivugaho. Uyu munsi tuzavuga byinshi, tuzaganira byinshi, ariko uyu munsi tuvuge ngo muri abantu b'abagabo urugendo ruracyari rurerure, urugendo ruracyahari. Yewe nimumara no guhera uburenganzira, ababyeyi bamaze kuba uburenganzira, abakozi b'Imana bamaze kubahesha umugisha, hazaba hakiri n'ibindi gukora. Aba bantu babari Imana bizababuza, ariko natwe twegera mukatubaza muti ese ko twasezeranye mu mategeko noneho harabura iki? Ariko aba bantu bazajya babagira inama uko bukeye ari uriya musaza ari umudamu, bazajya babagira inama uko zubakwa. Ese kubaka ni iki? Nukwirirwa wikoreye amatafari wubaka, nukwirirwa wikoreye imiganda wubaka, kubaka bati. Ibyo byose ndatekereza ko mufite experience ntoya, ntabwo iragera ku rwego rwiza, ariko experience muzayibona guhera bababanje. Ndakumva ijambo ryanjye ryari ibyo ngibyo, kandi twishimye ibyicaro byiza mwaduhaye. Ubwo narindi ku ruhande rw'abana bacu, ibyicaro byabaye byiza cyane. Ibyo kunywa twabibonye, turicaye tuguwe neza, kandi turacyari hamwe. Tuza gukora ntuze kudusezerera, ureka bareke tuza kugusaba gusezerera ngo dutahe. Nta kibazo kuko nta gusezerera aho ugenda cyangwa gusezerera iwawe. Ntakoze cyane, ndabona emosi yibereye mu bindi. Nagira ngo rero ngo mwongere amashyi umusaza kuko rero twari twabivuze. Ubu muri aka kanya turimo kuganira, turagira ngo dukomeze twungurane ibitekerezo. Uyu musaza yakoze umurimo ukomeye, yireranwa na Dieudonné, akorana na Dieudonné. Ni ukuvuga ko azi byinshi kurenza ibyo ababyeyi twebwe tuzi. Ababyeyi rero muvandimwe, inshuti y'umuryango, inshuti ya Dieudonné, inshuti y'umuryango wacu wa University, nawe turakwakiriye mu muryango wacu. Nubwo usanzwemo ukaba ari wowe uvuga rikijyana, ushatse wakongera ukavuga rikijyana. Najya twagira ngo tugutega amatwi twumve ibyishimo ufite, yaba hari n'urundi rugendo, yaba hari n'ibindi bintu dusaba, cyangwa usaba umuhungu wawe nawe uze kumuduhera ijambo, twumve ko yabaye umugabo umwe. N'uburyo umugabo umwe uvuga ijambo rigamba, nawe turaza kumva, twumve n'uriya mutegarugori nawe tuze kumva. Twumva Mari, uraza kuvuga n'umukobwa wawe uvuge twumve, twumve amasomo wageze. Murakoze. Bigaragaze ko rero mu gihe kiri imbere bizaba ari byiza
impano zitakongera kutakoma. Iyo umuntu rero usanzwe ari intore niko tujya tumenya. Ni intore kabisa itari intoragura amayeri. Intore iriya umwana mugenzi we umuryango akoze kuba nabakiriye, mbese muri rusange twabakiriye twese, nubwo njye na Sirikirugu twarasanzwe hari uburyo turuzi Siriki mu by'ukuri ni akazina ko mu bitore ubu ako kazina bikamutangaza. Akazina ka Siriki ni ukubera ubutore tumuziho, niyo mpamvu twakamuhinze kandi ntabwo ari akazina murabona ko yakishimiye. Rero mu by'ukuri abana bazagira urugo rwiza nkurikije inama tuzabagira dufatanya twese, tuzabagira inama zizabubaka kurushaho. Murakoze cyane rero, Imana ikomeze. mbere na mbere ndabanza gushima Imana yo mu ijuru, kuko Imana itabayeho ngo dushyigikire ntacyo twageraho. Icya kabiri, ndashima umuryango wanjye ndetse n'umuryango wa Papa, kuko ni iby'agaciro gakomeye. Hari umuntu ushobora kwifata nk'ibyoroshye ariko ndabikomeye. Buriya gukora kuri iriya darapo bikoraho bake. Narerukagaho ndahira mu nzego z'ubuyobozi, none ndisubiyeho ku nzego z'umugore. Iyo ni appointment yindi ntababonye mu buzima. Ubwo twari turimo twiga kwa padiri, urugamba watwigishije ubuvuzi cyane, yarankundaga cyane kuko yambazaga ibibazo amusubiza. Rero nshima ku miryango yombi, abitabiriye mwese, Imana bamugisha. Muzehe Twahirwa Jacques yabivuzeho, uyu ni umugabo wa mushiki wanjye mukuru muri bashiki banjye bose mfite. Urumva baranshyigikiye cyane, ndagushima cyane, Imana bamugisha. Twaragiraga inshuro nyinshi kugira ngo tuze kukureba, ariko biranga kubera gahunda nyinshi zari zirimo, ariko twagiye tuvugana ku ikoranabuhanga. Imana bamugisha. Ubwira mushiki wanjye rero ati imihigo irakomeje kandi irakomeye. Rero ndagira amabwire ko kugera kuri iki kintu ntabwo ari ibintu byoroshye, ni struggle ikomeye ikaze, isaba kwitanga, isaba kwihangana. Ntabwo herukaga wa munsi unyakira, nayishimye cyane, nakubonye ngo uranezerwa, ibintu byose Imana yabikoze. Rero ariko intashyo muri butange kuri mama wanjye, hari mama muramuzi, mama wanjye muramuzi, ariko mama wa Kofi yabaye mama wanjye. Nuza gutanga ripoti rumubwira ngo yishimye cyane. Icya gatatu, ndagira ngo mbwire ngo urugendo rutangiye kandi bisaba kugira ngo urugendemo neza. Ndagira ngo rero mbabwire ngo nimudufashe, mutube hafi, kuko urugamba rurakomeye, basaba ko ni intwara na nyine namwe babyumva. Rero ndagira ngo mbabwire ngo ariko nabibonye byatangiye, abantu birimo ba Madi hariya, ba Joseph n'abandi, mukomereza ntihagire umuntu wicwa n'inyota muri ubu kwa Twahirwa kirazira, sibyo ra umuntu ujya wicwa n'inyota iwacu. Dushatse twabwira na Bralirwa na Brasserie bakaza,
So rero ndagira ngo mbabwire ngo nimutube hafi. Ngewe maze iminsi mbwira abantu bamwe na bamwe n'abavandimwe ngo sinkeneye kashi zanyu, ariko nkeneye advice zanyu. Ko iyo umuntu ataguhamagara ngo akungura inama, nibyo nkeneye, kandi ibindi byose bizashoboka. So ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi mu kanya gitifu yanyongoreye, namwe nibwo tukwemeye yemera iki giti. So rero nubwo yafite impamvu yakuze, ubwo rero ndagira ngo mbabwire ngo nimudufashe, nimudushyigikire wa munsi nugera ku itariki 5, ubwo tuzaba nyine dutambuka kuri ya tapi ruje tapi, asigaye ibintu bizaba ari wane. Reka mpe umufasha ni 50-50 nawe agira icyo murambabarira buriya marangamutima y'akazi. Ndagira ngo nsabe Papa Prince ahaguruka hano mvuga yuko Papa Prince win babarira mukuru wanjye mu muryango aranyuma mu gaciro kandi nanjye ndamubaho. Ubwo ejo bundi twari turi mu nama ahantu usigaye ufite ijambo n'imbarengezo ku mutima. Atuye hano mu Kagarama, avuka mu karere ka Rusizi, nubwo ntaragenze cyane. Ni mukuru wanjye rero aranyuha, arankunda, nta kintu na kimwe. Umudamu yagomba kuza no gukora akazi kenshi, nawe yagomba kuba araza, ariko Papa Imana ibigomba kandi akwifuza ntugicuruza ujye wunguka. Urakoze cyane, akora business. Reka tumuhe umwanya agira icyo avuga kuko ndamukunda cyane. Uburenganzira icyo umugabo asabye aragihabwa. Murakoze, leta murakoze ko kumuha uyu mwanya kugira ngo ugire icyo uvuga. Umwanya w'isilaga icyo uvuga kuri byegeze. Ntabwo ni gushimira ko uteye ikirenge mu cy'abagabo. Kuko nk'uko mwabivuze, aba bantu benshi bagashyingira ariko batarigeze bagera no mu rukiko kugira ngo nabo basezerane. Ariko ubu yateye intambwe y'abagabo, yateye ikirenge mu cy'abagabo. Nagira ngo mufashe tumwakire mu rwego rw'abagabo. Gusa navuga ko buriya urugendo rwo kubaka urugo ntabwo ruba rworoshye, rugenda rukurikirana. Yewe maze imyaka 24 nubatse urugo, ariko nabwo mudacika. Bisobanura ko rero nawe agomba kuba gukomeza kwiga, tukamuba hafi
nawe kandi akadutega amatwi tukamugira inama mu byerekeranye n'urugo. Kuko ni ukuvuga ngo iyo byiswe urugo, ni ukuvuga ko urugo rubaho rurimo abantu benshi, urugo biba byabaye umuryango. Hari imyanzuro uba wafataga wenyine ariko biba bihindutse, kuko ubonye uri umujyanama ugomba kujya inama, ugomba gufatanya imyanzuro. Rero tugushimiye ko wabonye umufasha mwiza, umujyanama mwiza muzajya dufatanya mu nama nyinshi uzaba ukeneye. Ariko ukagajugujugu ku karere baranshaka, ku murenge baranshaka, ugomba kubikemura, uzajya ubanza umugisha inama uti ufite gahunda yo kujya ahanone ubundi cyangwa se akubwira ati ariko ntabwo wakagombye kugenda nonaha, niba bagomba kugenda saa 2, ihangano zo kugenda nka saa 4. Ayo ni amategeko ahinduka, ahindura imibereho, akuvana mu cyiciro agushyira mu kindi, ubu wagiye mu kindi cyiciro. Turakwifuriza rero kubaka bwama, kandi ubana n'abantu benshi, ibitekerezo, inama nazo zizaba nyinshi, kandi nawe uranazizi zimwe na zimwe, nawe twizeye ko uzabibona neza. Urakoze cyane, Imana izakubakira buri munsi. Kwitwa n'icyaka cya kabiri, ngo turashaka kumera nkaho yaba ubyemeye. Murakoze rero, kuvuga no gutaruka, twakomeze tugira ngo tuganire, ariko burya murahishiwe. Marene ntabwo twagenda tutamuhaye ijambo, kuko buriya afite byinshi, afite n'impanuro nyinshi, afite izo yiherera akavugana nabo. Ariko natwe ntacyo ushaka kutubwira, izo ugomba kutugezaho, uvuga iz'ingenzi kandi zikuvuye ku mutima, kandi turazitegereje kugira ngo tuzumve. Urakoze. Imana niyo yatugejeje kuri uyu munsi, twabiteguye igihe kofi ubundi n'inshuti yanjye kuva kera. Marene afite uruhare runini cyane kugira ngo urugo rw'umugabo rugende neza. Ugira Imana agira Marene, akagira na pari. Burya iyo bapare babaye babi, n'urugo ruba rubi. Iyo Marene adakoze akazi ke uko Imana ibimutegeka kugira ngo aguhitemo, ntabwo byapfuye kuza. Kugira ngo uhitemo Marene ntabwo bipfa kuza, ahubwo Imana ibigiramo uruhare 100%. Twebwe tukaza turi zeru, abaturage tuza kubishyigikira, tuza kureba uko byifashe. Maze rero ababyeyi bavandimwe, inshuti z'umuryango, kuko mu muryango wa Evarisiti ntawe ubwira amahoro. Buriya nimubone ko batinze, byatewe n'imodoka n'uburyo ibyo bintu barimo kubitegura kugira ngo bize bimeze neza, ariko turayishima. Ntabwo rero twarangiza tutongera gushima imiryango yombi, kuko ubu niturangiza kuvuga nta wundi uri bwongera avuga. Ariko noneho ubu ikibuga turagifunguye, hari bashiki be, hari barumuna be, hari inshuti. Mwabyumvise umubyeyi ukuntu yadusengeye, kandi murumva ko afite uruhare runini cyane mu kwegera Imana no kuvugana nayo, kugira ngo tumutore ngo atere isengesho, nuko haba hari impamvu. Rero wa mubyeyi we, tuvuye muri iki gitaramo, tutakubwira ngo uze uhagarare hano uvuge tukumve, twavuga ko tutageze neza, kuko hari abandi uza kuvugira yenda bari mu gikari tutashoboye kubona hano, bakiri no mu zindi gahunda. Rero bavugire kugira ngo bigire hano.
kubera ko imiryango yo mu gihugu ijya inama kandi kandi kuri twese turanezerewe ubanze guha Imana icyubahiro abari hano twese rero abantu bajya babivuga njyewe rero ndagira mushimire umuvandimwe w'umusaza mugenzi wanjye umpaye umwanya wo kuba mpagaze guhagarara hano no kuba ndi hano birashimishije. Icyishimishije gikomeye ni uko ngira ngo mbabwire amateka yanjye na Diedone twabonye muri njyanama y'umurenge n'umusemuzi wa njyanama ejo biganira gukora rwose kuri seshari ku mwaka cyangwa byitaga ejo hari umuntu nabwiye ko uyu munsi ndaza mu minsi mikuru yo gusezerana kandi Diedone agize ibyaha mu byumba ariko kutagira ngo n'ibyaha twari dufite umuntu dukundana cyane Clemence ati kubona Diedone agize umukwe Clemence yarapfuye icyo kintu cyamuze ni umuntu twakundanaga cyane Clemence agakunda ko agakunda abantu ariko Imana yamwishije stroke biramuhitanye ako kandi uwo muntu yabimbwiye nimugoro numva arabishije ndavuga ndi iyo dukora Clemence byarushaho kujya rero impamvu nanjye mpagurutse ubundi izina ryanjye ryitwa Jean Claude bongeraho umwimerere na perezida wa repubulika abaho barabizi nagiye gushinjwa na perezida niyo mpamvu mvuze ngo na perezida umwimerere n'ibintu rero Diedone babanye muri njyanama y'umurenge wa Kagarama ahagarariye urubyiruko kwa kundi bajya mu njyanama kuko baturutse ku ntuza ku rwego rw'urubyiruko ariko nanone hakabaho n'umwihariko buriya niyo abantu baba mwabasibereye nubwo mwakundana muri rusange ntugire ngo mwese muba muri inshuti zikomeye muba mukundana by'umuryango ariko hari n'umuntu mugirana urukundo by'umwihariko ku buryo biba birengeje iby'abandi. Diedone rero amaze kumbwira buriya agafoto kariho umudamu wenda agafite bikaza
amagambo byategereje neza cyane cyane ababwira ngo rwose ibyo ari byose urumva ariko mwana gusa simbabaye nuko yambwiye nyuma hari umuntu uzajya gusabira igicumbi sizaba ariko inkunga azayitanga yo kumushyigikira urumva ariko kamanzi ndebe yaruta konda gukunda n'ayandi magambo yavuga urwo ngukunda n'ayindi misango yavuga urwo nzagukunda iyo ndagukunda ibihe bidashira iyo nzagukunda ibihe bidashira n'umugisha kukugira amahoro ubuzima ndabufite ngufite Imana yatanze badushimiye intambwe kuko iyo yasezeranye irasoza turayiragije yo mwiza we nyuzwe n'urukundo rwawe nta yindi ndirimbo yaruta konda gukunda n'ayandi magambo yavuga urwo ngukunda n'ayindi misango yavuga urwo nzagukunda iyo ndagukunda ibihe bidashira iyo nzagukunda ibihe bidashira n'ayindi ndirimbo yaruta konda gukunda n'ayandi magambo navuga urwo ngukunda n'ayindi misango yavuga urwo nzagukunda iyo ndagukunda mbere na mbere nanjye mbanje gushima Imana yateguye ibi birori uyu munsi ukaba ari intangiriro ya mbere y'intambwe ya mbere duteye dusaba n'Imana ngo uzadusohoze ku ntambwe ya kabiri. Niyo rero ubu mpagaze nitwa Mukantwari Letitia nkaba nitwa Mama Lisi muri uyu muryango nsanzwemo niba ndi buvuge ngo ndi umwana mu rugo nani uyu mubyeyi ni wa mwana wanjye mboneyeho no kumuramutsa ubu ngubu murakoze. Hanyuma rero nkaba nishimiye ibi birori byabaye uyu munsi gufatanya namwe byo ni ibisanzwe ntabwo nabyishimira kuko n'ubundi nsanzwe ngomba gufatanya namwe muri byose haba mu byiza haba no mu bibi kuko ngomba kubitabira umunsi ku munsi. Rero nta kindi navuga kirenze kuri ibyo uretse umunezero n'ibyishimo twagize kuri uyu munsi w'umuhungu wacu wahinduye seve yitwa umugabo ntabwo akitwa
musore wabaye mugenzi wacu sitasiyo rwose turagushimiye rero turanezerewe kubwe niba uduteranyirije hano nta byinshi byo kuvuga rero uretse gushima nanjye mwenda bashimiye kuba mwitabiriye ibi birori muri inshuti nziza muri umuryango mwiza murakoze igikoma ejo bundi twaramuhije umuha amashyi y'umuntu uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe nagira ngo mbamenere ibanga ry'uriya mugabo uyu munsi uriya mugabo ntabwo yatinze ku bwe ahubwo yatinze agira ngo aba bakure kandi bafate inzira nziza amaze kubona ibaye nziza atereka nanjye mbere namwe rero turabashimira yuko ibyo yaberetse murimo kumwitura ubwo akazi ni akanya kuko uyu munsi bizagende neza bose bangoye ndumva rero nta bindi bishyashya nta n'ibindi ubu urabona ko dutangiye kwitegura neza kujya mu ngamba burya intore niyibwiriza murakoze rero ntabwo twasoza iki gitaramo hari umusaza wabwiye ati ntusezere ati kuko ngenda ashaka gutaha ariko rero nagira ngo nkubwire rero muzehe iwacu rwose kwa Ivarisiti twariteguye dufite ibyumba by'abashyitsi dufite n'icyo kunywa cy'abashyitsi dufite n'ibindi utazi ko dufite na za drone twaraziguze ubwo rero igihe cyose washakira gutaha twabucyura umutekano urahari uburenganzira ni ubwawe ibintu birimo za drone uvuga ngo umutekano ibintu birimo za drone ntabwo byoroshye umutekano wanjye urarinzwe rwose buriya ndabizi buriya zitazafasha kandi zigaruka ubutumwa kwa Jacques murakoze cyane rero twayo arasezerera ntegereje nishaka kugisezera ariko ntarabishaka ngomba kuguma aha ngaha namara icyumweru namara ukwezi namara kuko ndabizi ko wanyiteguye neza nta kibazo twebwe icya mbere dufite umurazi twabaye abagabo marene natajurira cyangwa ngo nawe ujurire nta kibazo dufite urakwaye ko nzitari ikibazo dufite nta kibazo mufite rwose dufite abarazi kandi nawe turamugushakira cyangwa turamuzima abyihoreye ariko nabaje kwirwanaho kuva namubonye wowe asigaye kukubwira uko byagenze murakoze rero burya ibyatangiye biranasoza ikintu iyo cyatangiye kigira n'umusozo kigira aho gisoreza ntabwo ibintu muguma muri ibyo ngo uraryama ukaguma uryamye cyangwa urabyiruka ugakomeza urugendo urabyiruka ugatangira ibyo ukaza kubisoza ugafata ibindi ukajya mu bindi nanone nkomeje gushimira abana bacu ndashimira Dieudonné na Kofia mwagize neza dore mwatwicaje ahangaha turatuje tumeze neza kandi muhumure n'ibiri imbere turi hamwe namwe bizagenda neza Marene na Pare namwe turabashimiye cyane ariko kongeraho akamenyetso turabashimiye cyane namwe mukomeze mubabe hafi natwe turi hamwe namwe ntabwo tuzabasiga umusaza twayoboye hafi n'umuryango wawe uhagarariye umunsi wa none bashimye mwatwakiriye neza uburyo bwose bushoboka bwose ibyicaro byiza amafunguro meza ibintu byose byagenze neza turabashimiye noneho rero dufite umuhango tugiye kwitegura wigeze kuba ruti 1, 2, 3 itariki ya 3 kugira ngo tuyitegure neza ni kuri bunyemerere sinibwongere kwicara ko mpagaze ahangaha wowe uze kumperekeza gusa baduterera impagarara mu rugo ariko se utagiye kugira ubwoba ugira ubwoba so uko mpagaze ahangaha sinibwongere kwicara ahubwo ndava ahangaha kumperekeza ariko kumperekeza ugendana na Kofia kugira ngo tujye kumutegura neza noneho
birushijeho kugira ngo ya tariki uko wayivuze tuzaze twemye tuhagaze neza tumeze neza sibyo byiza nawe nidukomeza igitaramo hari aposti arananirwa ari twebwe turananirwa ari wowe urananirwa ari Diedone arananirwa twese itariki 3 tuzazigeraho bimeze bityo twagira ngo ariko rero hagati aho ndagira ngo nze gusaba munyemerera wa mubyeyi wongera turagize Imana hanyuma nze kumperekeza uyu mubyeyi yakoze neza rero muvandimwe inshuti y'umuryango reka rero burya mu muryango wa Evariste batuze neza burya harimo abantu bakuru bari bakuru abasaza bajya aho ngaho bakivovosa bakavuga ibibari ku mutima hano rero natwe dufite jenda ugiye nta jenda irimo ukavuga ngo harimo abantu bato gusa nagira ngo sabe mama wa Diedone n'ubundi ntabwo twongera kwicara cyangwa ngo nanjye sinongera kwicara mama Diedone yicara hino uhagarara hano hagati yacu utubwirire ukuri ku mutima nushaka gukora ikimenyetso cy'umusaraba wa burute amen biraba bihagije umugisha mwinshi murakoze cyane ni ukuri ndishimye ariko mbere yo kwishimira Imana bavuga ngo ntacyo ntakora ntari kumwe nayo mbese iki kintu ni ikintu cyambaga ku mutima ngikeneye cyane kubera umwana wabyaye ndamukunda n'imfura yanjye wese ariko none urugendo rwiwe ku itariki 3 tuzagira Imana ibakomeza ariko uwo mudamu uwo mufasha Imana yatugira uwo mugabo uwo uzajya mujya inama nawe n'umwana wakugirira uko mwamenyanye mumenye ko ari Imana yabahuje turabasengera nta kindi twarenzaho ejo ku itariki 3 Imana igakomeza ibindi birakomeza nk'abanyamira bavandimwe inshuti baje kudushyigikira izakomeza kudushyigikira ibindi tubyerekane gusa murakoze turacyari mu nama mpuzamahanga mwese muhaguruke
Uwiteka Mana nziza mwongera utabakoraho intama zawe turashima uburyo warindaga buri umwe wese mu ruhande yari arimo akanya tukaba turi hano duhumeka umwuka w'abazima izina ryawe nirihabwe icyubahiro mwongera utabakoraho intama zawe akanya none tugumye tubane nawe ibyo tuvuga n'ibyo dukora bibe bihesha izina ryawe icyubahiro kandi tuzi neza ko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe ubu n'iteka ryose. Dusingize Imana yaduhaye ubugingo bw'iteka, roho yanjye irasingiza Nyagasani, umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yitegereje ubukene bw'ubugingo bw'iteka. Nyagasani twishyize mu biganza byawe, Nyagasani umuryango twishyize mu biganza byawe, tubisabye mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umutagatifu. Amen. iyo ndagukunda ibihe bidashira, iyo nzagukunda ibihe bidashira.